Byari tariki 18 Ugushyingo 2025 nibwo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru hari habyutse havuga amakuru ko umuhanzikazi Ishimwe Vestine yaciye amarenga ko ashobora kuba agiye gutandukana n'umugabo we Idris. Ni nyuma y'uko kuri konti ya Instagram ya Ishimwe Vestine hari habyukiye amagambo agira ati uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, ni mu bihe bigoye kandi sibyo nkwiye, ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye ariko nta kundi, Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo, narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbesha ukundi ngo anyangirize ubuzima. Ni amagambo yagaragaragamo ukwicuza gukomeye k'uyu muhanzi nyine kazi Ishimwe Vestine, dore ko yari yongeyeho ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Nyuma y'uko aya magambo agiye hanze akibazwaho na benshi, yewe agatera urujijo benshi mu bayabonye, hasigaye hibazwa niba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Amakuru yatangiye kuvuga ko iyi konti ya Instagram ya Ishimwe Vestine yaba yari yinjiriwe, bityo akaba ari undi wabyanditse, ariko nubwo ibi nabyo byavuzwe ntibifitiwe gihamya. Nyuma y'uko rero ibi bigiye hanze, itangazamakuru ryagerageje kuvugisha Irene Murindahabi usanzwe urebera inyungu z'aba bahanzi mu itsinda nyine rya Vestine na Dorcas, gusa nawe yagize icyo abitangazaho. Mbere na mbere uyu munyamakuru akaba na manager w'aba bahanzi yatangaje ko ibyasohotse byari biri kuri konti ya Instagram ya Ishimwe Vestine nyakuri. Irene Murindahabi yagize ati ibyo mwabonye byavuye ku rukuta rwa Instagram bwite rwa Vestine, ni naho byahise bisibwa kubw'umutekano we, ibirenze ibyo Uwiteka duhana umugisha. Icyakora ku rundi ruhande, Irene Murindahabi yavuze ko ibibazo by'ubuzima bwe bwite bwa Vestine adashobora kubusubiza, ahubwo hamya ko umunyamakuru akwiye gushaka uyu muhanzi akaba ari we ubimubaza. Ati ibyo mumwandikire mubimubaze, ni ubuzima bwite bwe. MI Music dukorana na Dorcas na Vestine, umuhanzi agomba kugira ubuzima bwe bwite bw'umuhanzi kandi tukabwubaha. Ikindi kibazo Murindahabi yirinze gusubiza umunyamakuru ni ikijyanye n'impamvu batatahanye mu ndege nk'uko bari bajyanye muri Canada. Yaragize ati amategeko y'indege ahamya ko abantu baziranye bagenda mu ndege imwe abahe, none se ubundi umwe aje imbere undi akaza nyuma, ikibazo cyaba ari iki? Dorcas na Vestine ibyo bapfana n'abakunzi babo si ibitaramo n'indirimbo akabikoreraho ashaka? Yemerewe no kuvuga ngo ngiye kuruhuka akagenda. Ikizima nuko nta mezi 3 yashira utabonye igihangano cyiza, aho niho turebera. Irene Murindahabi wageze i Kigali ku wa 19 Ugushyingo 2025 ari kumwe na Dorcas, gusa yakomeje kubera ibamba umunyamakuru wifuzaga kumenya niba Vestine yaba yaratashye i Kigali. Icyakora ahamya ko ameze neza kandi bavugana. Ati ameze neza, n'ubu tumaze kuvugana ari amahoro. Imyaka bamaze mu muziki imaze kuba 5, baciye mu bintu byinshi bibategura ibi bari gucamo uyu munsi. Ndashima Imana ku nkuru mbi nyinshi mwabakozeho zatumye bakomera. Murindahabi yavuze ko adashobora guhishura amakuru y'aho umuhanzi we ari kubw'impamvu z'umutekano we. Ati nkibona ukuntu mwese muraramye, nifuje ko aho umuhanzi wanjye ari bikomeza kuba ari ibanga, kandi ibyo mbifite mu nshingano kubwo kurinda amakuru ye. Nyuma y'uko Irene Murindahabi agize icyo abitangazaho, nyuma y'aho gato Inkindi Aisha usanzwe ari inshuti zabo magara, ndavuga Ishimwe Vestine na Dorcas, nawe yagize icyo abitangazaho, aho yagize ati nta rugo rwubakira ku rundi. Uyu mukobwa usanzwe ari inshuti ya hafi ya Vestine na Dorcas yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu gitaramo Papa Cyangwe yizijemo imyaka 5 amaze akora umuziki. Ubwo yabazwaga iby'amagambo aherutse kuvugwa ko yanditswe na Vestine avuga ko atishimiye urushako, yarangiza agasibwa atamaze akanya,
Undi mu gusubiza yagize ati nasanze byasibamye ariko nabibonye ku mbuga nkoranyambaga. Nta nama namugira kuko ubu ntabwo ndamenya ngo byagenze gute. Nta nubwo tuvugana. Nitumara kuvugana nkamenya ikijya mbere nibwo nabasha kumugira inama. Navugishije Dorcas ntitwumvikana neza. Yakomeje abazwa niba ibintu byabaye ku nshuti ye niba koko ari byo bitazatuma we atinya gushaka. Avuga ko nta rugo rushakira mu rundi. Ati tuzashaka cyane, tuzashaka kuko nta rugo rwubakira mu rundi, kuko niba umwe agize ibibazo ntabwo bivuze ko nanjye nzabigira. Yabajijwe niba urugo rwa Vestina rwarasenyutse bitaratewe n'uko akiri muto cyane dore ko afite imyaka 22 y'amavuko. Undi asubiza ko afite imyaka y'ubukure yo gusezerana mu murenge bityo icyo kitakabaye impamvu. Ati afite imyaka yuzuye mu murenge. Ngayo nguko ibyari bikomeje kuvugwa kuri uyu muhanzikazi Ishimwe Vestina. Hagati aho ngaho twe tubifurije ibihe byiza. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza.